Uburyo bworoshye wateza umuntu inzuki yakwibye moto agahita ayigarura, yaba yakwibye igare agahita arigarura, yaba yakwibye imodoka agahita ayigarura, dore uburyo bworoshye wakoresha ugateza umuntu inzuki wakwibye akakugaruriza ibyawe yibye, cyangwa se umwanzi wawe waguhemukiye, cyangwa umurozi waguhemukiye, cyangwa umuntu wakugiriye nabi wamuteza inzuki, inzuki zikagenda zikamukuzanira. Hari uburyo bworoshye rero wakoresha ushaka nko guteza umuntu inzuki, uragenda ugafata ibisheshe, uragenda ugafata ibisheshe by'amase, ubwo ni amase yumye, ugafata n'ibinyagu byumye, ugafata n'inshinge zumye, ukabitwika ukavugiriza, inzuki zikaza zirukanka ugahita uzituma. Ni ibintu byoroshye cyane rero kuba wakoresha inzuki, kuko ubwo buryo n'abavumvu ba kera barabwifashishaga, aho umuntu yabaga amajije kuzuza umutiba cyangwa amajije gukora umutiba, umutiba ukawufata ukawusiga ibisheshe by'inzuki nyine, cyangwa se ibinyagu by'inzuki ukabisiga ku mutiba, warangiza muri uwo mutiba ugafata ibinyagu byumye n'amase y'inka yumye, ugafata n'agashinge kumye ukabitwika ubyuka muri wa mutiba, wamara kubyuka muri wa mutiba, ubundi wa mutiba ukawukubita ku rutugu, ukagenda uvugiriza ngo mpamagaye inzuki, zahaturuka mu nyanja, zahaturuka mu birunga, zahaturuka mu irimbi, inzuki zahaturuka mu kirere, zahaturuka mu mashyamba, zahaturuka mu birunga, mpamagaye inzuki zize zinjire muri uyu mutiba, ukagenda uvugiriza, umutiba wawushyize ku rutugu, ubundi umutiba ukagenda ukawagika, ukawushyikira nko mu giti, cyangwa se ukawushyira ku ibati, cyangwa ukawuhagika ahantu. Mu minota itarenze 30 za nzuki zihita ziza zikinjira muri uwo mutiba. Ariko mbere yo kwinjira muri uwo mutiba hari inzuki bita izibanza gushakishaho ngenzi zazo, ni izibanza gucunga umutekano cyangwa se izibanza kuneka no kugenzura. Iyo umutiba wawutsemo umwotsi uturutse ku binyagu by'inzuki n'amase y'inka n'inshinge, uwo mwotsi ukawuka muri uwo mutiba, hari inzuki zihumurirwa zikaza kugenzura ko uwo mutiba ari muzima kugira ngo n'izindi zize ziwujyemo. Rero biroroshye kuko abapfumu rero benshi cyane bakoresha inzuki mu kuziteza nk'abajura bibye inka, bibye imyaka bakayigarura. Inzuki rero kuzituma biba bisaba ubuhanga, biba bisaba ubwenge, biba bisaba umuntu uzi kuzihamagara. Buriya inzuki uravugiriza zikaza zirukanka, ariko hari ibintu uba wacanye kugira ngo inzuki zize, ibyo bita kuka. Niyo ufite umutiba ushaka kuzihamagara ngo zize ako kanya, wifashisha amase y'inka yumye, ukifashisha n'ibisheshe by'inzuki byumye n'ishinge, ukabicana, umwotsi ukawuhuhira mu mutiba, wamara kuka uwo mutiba, ubundi ukavugiriza ugahamagara inzuki zikaza zirukanka. Izo nzuki rero zije zirukanka wanazituma no ku mwanzi wawe, cyangwa se ukanazituma ku mujura wakwibye. Biba byoroshye rero, inzuki zigaruza ibyibwe, inzuki zihana umwanzi wakugiriye nabi, inzuki rero n'abantu benshi bakunze kuzifashisha nko mu ntambara, nk'iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Buriya habonetse umuvumvu w'umuhanga wo mu gihugu cya Ukraine, akohereza inzuki zikagenda zikataka Abarusiya, zikabadwinga. Uretse ko uruyuki iyo rukuriye ntabwo rwongera gusubira mu mutiba, ni ukuvuga ngo ubundi uruyuki iyo rukuriye rwitwa inzererezi, ntabwo inzuki zongera rero, uruyuki iyo rukuriye narwo ruhita ruba inzererezi, ntabwo rwongera gusubira mu mutiba. Rero inzuki rero abantu benshi, niyo mpamvu nanababwira, abantu benshi bazikoresha ku rugamba, abandi bakazikoresha bazohereza ngo zigende zigarure ibyibwe, cyangwa se zihana abantu b'abanzi baba baraguhemukiye ukabateza inzuki. Guteza inzuki rero ni ibintu byoroshye cyane, abahanga benshi cyane barabikoresha. Umuntu yakwibye moto, biroroshye cyane, uraza ukambwira, nkohereza inzuki zikagenda zikakugarurira moto yawe batwaye, cyangwa wayitwaye akayigarura. Nka nimero rero wambonaho ni 07 280 23 348, 07 280 23
348. Indi nimero rero wampamagaraho ni 07 32 07 42 06, 07 32 07 cyangwa se iya MTN ya 079 86 92 956, 079 86 92 956. Twagufasha rero niba hari ibyawe bibye, niba hari umwanzi waguhemukiye, cyangwa se mukobwa niba umufiyanse wawe yaraguhemukiye wanamuteza inzuki, cyangwa se niba hari umurozi wakwiciye ubukwe wanamuteza inzuki. Ni ibintu byoroshye cyane. Inzuki rero ziragenda zikakugarurira ibintu byibwe, inzuki ziragenda zikakugarurira ibyawe wabuze. Ni uburyo bwinshi cyane rero abahanga bakoresha inzuki. Inzuki rero ziradufasha kandi zikanagira n'ubuki bwiza.